Okay, nshuti bavandimwe mudukurikirana kuri Princess TV nongeye kubasuhuza muri kumwe nanjye John ku buhanga bw'ibyuma hariya turi kumwe na Serena Rose. Uyu munsi rero ngiye gusubiza ikibazo umuntu umwe yatwandikiye atubaza atubwira ati ko hari igihe tugenda mu bantu babakire cyangwa se ukumva impuha zigenda zivugwa hirya no hino ngo uriya runaka afite inzoka cyangwa se ngo twagiye kumusura dusanga hari inzoka ngo agira ikiyoka kinini. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubabwira inkuru y'umuntu wari ufite inzoka. Ubwo rero yaragiye ajya mu bapfumu, yari arimo ashaka ubukire, arababwira ati ngewe ndashaka gukira, kandi muri uko gukira ndashaka gukira nkahorana amafaranga buri gihe, amafaranga yanjye nkajya banyafite buri gihe. Baramubwira bati rero kugira ngo bikorohere twaguhereza umuti, uraduha amaraso yawe, noneho tuguhereza umuti, uragenda ushyire mu gacuma ushyire munsi y'igitanda cyawe. Ubwo niko koko yabigenje, yaragiye arabikora. Urumva umupfumu yari yamubwiye, aragenda afata agacuma bashyizemo amaraso bakoreyeho n'indi mihango ashyira munsi y'igitanda cye. Hashize nk'icyumweru agiye kureba asanga haje uruyoka runini cyane, ariko baba barabimubwiye bati hazavayo inzoka. Iyo nzoka rero niyiruka amafaranga, kandi iyo nzoka iyo uri umugabo baguhereza inzoka y'umugore, waba uri umugore bakaguhereza inzoka y'ingabo. Ubwo wowe yari umugabo bamuhaye inzoka y'ingore. Iyo nzoka y'ingore bagombaga kuryamana. Abantu baribaza ngo baryamana se bate? Ibyo bibaho cyane, ni nkuko ujya wumva ngo hari abantu baryamana n'imbwa, ibyo byose bibaho. Ubwo iyo nzoka rero iruka amafaranga, icyumba kikuzura rimwe mu mwaka. Iyo yamaraga kuruka yagombaga gukenera umuntu irya, igakenera umuntu wo kurya. Ariko usanga mu matariki amwe buri mwaka ugasanga nk'umuryango umwe upfushije nk'umuntu. Buri mwaka ya matariki yajya kugera ugasanga umuryango upfushije umuntu. Ibyo rero nimubona ibyo bintu biba muzamenye ko harimo umuntu batanga ikuzimu akabahereza ya nzoka. Ubwo rero umugabo byagenze gutyo, abona abantu batangiye kumukeka, abona abantu famiye yose iramukeka ati manzi uriya mukira ariwe dutangira abantu, kandi twagiyeyo dusangayo n'ikiyoka. Ubwo ngubwo umukira asubira ku mupfumu aramubwira ati byanze rwose, ati si ndabigenza gute noneho? Ubwo umupfumu icyo yakoze yaramubwiye ati noneho urashaka utwana tw'udukobwa dutoya abari tw'uryamana natwo nidutwita zanda zizajya ziburirwamo cya kiyoka kizijyane. Ariho rero usanga umuntu w'umusaza, ugasanga umusaza sogokuru, ugasanga yibereye hamwe n'akana k'imyaka 14 basohokanye. Ubwo icyo bakora ni iki rero? Amuha amafaranga, umukobwa akavuga ati niboneye igisaza kimpa amafaranga, kamuha amafaranga ati aruta babandi bose umuntu unyihera amafaranga. Kandi wa mukobwa ayo mafaranga bamuhaye ntabwo azi ko ari indaza bari gutangaho ibitambo. Iyo ageze muri cya gihe cyo gutwita regreje arazibura ntizize, akabirwa uko byagenze ati se uku kwezi nabuze amaregre bikaba bimaze igihe kingana gutya. Aba ari yanda itambuka igahita itwarwa mu buryo bw'umwijima ikazajya kuri ya nzoka akaba ariyo irya. Ikindi uwo musaza gusigira, uwo musaza ikintu agusigira, nubwo aguhaye amafaranga yose agutwara n'abana, iyo uryamanye nawe ariyuburura nka ya nzoka, aba afite ubushobozi bwo kwiyuburura. Noneho wowe ubusaza bwarabugusiga, noneho wowe mukobwa ugasanga hari nk'abakobwa ubona ugasanga ni umuntu umeze nk'umukecuru kandi afite mu myaka 17, ugasanga yarakecuye. Ubwo rero nubona umuntu ameze gutyo biba bisaba gusenga, ni ukumujyana bakamukorera deliverance akareba ko yabohoka. So ubwo rero ngayo nguko ngibyo amabanga tuzi kuri ya nzoka. Ubu mukomeze kwitonda, kandi mwa bakobwa mwe namwe mwirinda abo bapapa bakuze cyane bashaka kubatwarira ubutoya bwanyu, cyangwa se bagasakrifiya inda zanyu babatesha igihe mwishinze amafaranga. Kandi namwe mushaka ubukire, ndakomeza kubabwira nti ubwo bukire rwose mukurikirana, musenge Imana ahubwo ibafashe ibarinde ubukene, kuko Imana niyo mutunzi wa mbere, byose irabifite. Mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibindi muzabibona. Hanyuma rero wa mukire usanga ntabwo ashobora kuguhereza, ntabwo ushobora kumusaba ngo mfasha ngo mpereze $50 cyangwa se $1
atanu ngo ayaguhe, ntabwo ashobora kuyaguha kubera ko uburyo yayabonyemo biragoye. Umuntu uryamana n'inzoka urumva agatanga abantu h'ibitambo yaguha amafaranga, nubwo yaba umutwaro yawuguha gute se? Cyangwa nubwo yaba 1000 cyangwa se amadolari 2 ntayo yaguha. Uzasanga nabwo ashobora gusinda akakugurira aho ngaho ari uko yasinze gusa, ariko nanone ni ukwitonda. Iyo umaze kumenya uwo ari we uramwirinda. Murakoze rero, turabashimira, tubasabye ko mwakora share na subscribe kugira ngo mukomeze gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Mwari kumwe nanjye John, ku buhanga bw'ibyuma turi kumwe na Serena Rose.